bakunzi b'ijambo ry'Imana, ndabasuhuje mwese aho muri, amahoro y'Imana abe kumwe namwe. Uyu munsi nongeye kugirirwa ubuntu bwo gusangira ijambo ry'Imana namwe, ibyo ndabishimira Uwiteka. Ubu ngiye kwiragiza amaboko y'Imana mbere yuko ntangira gusoma ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijoro, Mwami ndagushimiye kuri kano kanya wongeye kuntiza kugira ngo nsangire ijambo ry'Imana n'abarikunda bose. None Nyagasani ndakwinginze kugira ngo ube kumwe nanje muri kano kanya, unshoboze muri byose, kuva ntangira kuva nsoza, ntaba ari jye mvuga, ahubwo Mwuka Wera aba ari we yivugira. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo uduhugure, twese tubashe gusobanukirwa ijambo ryawe n'icyo riba rishaka kutubwira. Atari ukuryumva gusa, ahubwo kugira ngo ribashe kutumarira akamaro, tubashe kuripuratika mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen. Ngiye kuririmba akarimbo gatoya. Ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho, Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. Gusa ikibabaza Yesu aho kumwumvira, duhugira mu by'iyi si bizashirana nayo. Ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho, Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. Haleluya. Imana idushakaho nuko twakwihana. Hari benshi batakiriho, hari benshi twari tuzi batakiriho, atari uko batashakaga kubaho, ariko kuko ari imigambi y'Imana. None se twebwe tugisigaye tugihumeka, twakwibaza impamvu bimeze bityo. Twakwibaza impamvu, niba ari ku bushobozi bwacu, niba ari ku bubasha bwacu tugihumeka, cyangwa twakwibaza impamvu Imana ikibishimye ko bimera gutya. Haleluya. Reka dukomeze dusoma ijambo ry'Imana. Turakomeza mu ntangiriro 37, kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 36. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umunsi umwe bene se wa Yozefu bari baragiye umukumbi wa se kuri Shekemu. Bambe umutwe w'amagambo uravuga uti bene se wa Yozefu bamugurisha. Umunsi umwe bene se wa Yozefu bari baragiye umukumbi wa se kuri Shekemu. Yakobo abwira Yozefu ati, ngwino ngutume ku bavandimwe bawe aho baragiye kuri Shekemu. Yozefu aramusubiza ati, ndaje. Yakobo ati, jya kureba ko abavandimwe bawe ari amahoro, urebe n'uko amatungo ameze, hanyuma uzagaruke umbwire. Nuko Yakobo aramwohereza, ava aho bari batuye munsi ya Heburoni yerekeza i Shekemu. Umugabo aza kubona Yozefu ku gasozi akubita hirya no hino, aramubaza ati, urashaka iki? Yozefu aramusubiza ati, ndashaka abavandimwe banjye baragiye umukumbi. Mbese ntiwandangira aho bari? Undi ati, ino barahavuye, numvise bavuga ko bagiye i Donati.
Nuko Yozefu akurikira bene se abasanga i Donati. Atarabageraho bamubonye, batangira gucura inama zo kumwica. Baravuga bati, dore wa munyanzozi araje. Nimuze tumwice, tumujugunye muri rimwe muri aya mariba yakamye. Hanyuma tuzavuge ko yariwe n'inyamaswa y'inkazi, maze tuzarebe icyo inzozi ze zizamara. Ariko Rubeni abyumvise ashaka kumubakiza, niko kuvuga ati, twe kumwica, mwe kumuhwanya, ahubwo nimumujugunye muri ririya riba riri mu ishyamba, aho kumena amaraso. Rubeni yabagiriye iyo nama agira ngo amubakize, azamusubize se. Yozefu ageze aho bene se bari, bamwambura ya kanzu ye y'igiciro, baramufata bamujugunya mu iriba ryakamye. Hanyuma baricara bararya. Bagiye kubona babona umurongo w'Abishimayeli bari baturutse i Gileyadi. Ingamiya zabo zari zihetse indyoshyandyo n'amavuta yomora n'imibavu y'igiciro, bagiye kubicuruza mu Misiri. Nuko Yuda abwira bene se ati, kwica murumuna wacu ntacyo byatumarira, nubwo bitamenyekana. Nimuze tumugurishe na bariya Bishimayeli, twe kumukomeretsa kandi tuva inda imwe. Bene se barabyemera. Abo bacuruzi b'Abamidiyani bageze aho, bene se wa Yozefu bamukura mu iriba, bamugura nabo ibikoroto 20 by'ifeza, maze Abishimayeli bamujyana mu Misiri. Rubeni asubiye ku iriba asanga Yozefu atakirimo, ashishimura imyambaro ye kubera agahinda. Ajya aho bene se bari arababwira ati, ndagira nte ko murumuna wacu atagihari. Hanyuma bene se babaga isekurume y'ihene, maze binika mu maraso yayo ya kanzu ya Yozefu. Bafata iyo kanzu y'igiciro bayoherereza se, bamutumaho bati, dore ikanzu twatoye, none reba niba yaba ari iy'umuhungu wawe. Yakobo ayibonye arayimenya, aravuga ati, koko ni iy'umwana wanjye Yozefu. Inyamaswa y'inkazi yaramutanyaguje iramurya. Yakobo ashishimura imyambaro ye, akenyera imyambaro igaragaza akababaro, aririra umuhungu we iminsi myinshi. Abahungu be bose n'abakobwa be bose baza kumuhoza, ariko biba iby'ubusa. Aravuga ati, nzaririra umwana wanjye kugeza ubwo nzamusanga ikuzimu. Nuko akomeza kumuririra. B'Abamidiyani bajyana Yozefu mu Misiri, bamugurisha na Potifari wari icyegera cy'umwami wa Misiri, akaba n'umutware w'abarinzi be. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Amen. Ni ukuri twumvise ubushize ukuntu mu gisoma gishize ukuntu Yozefu bene wabo bamugiriraga ishyari cya mbere na mbere, kubera ko papa wabo yaramukundaga, ibyo rero bikabatera ishyari. Ariko icyaje kubyunyura ni uko yaje kubarotorera inzozi yarose, igaragaza ko nyine azaba umuntu mukuru akabategeka. Izo nzozi nuko zavugaga. Ariko noneho kuko bari bamufitiye ishyari
kuko si yamukundaga, ariko noneho iryo shari ryikubye inshuro nka zibiri, kuko yarose noneho avuga ko nyine yabarotoreye inzozi avuga ko nyine igaragaza ko azaba umuntu mukuru. Ibyo rero batera ishyari ryinshi. Ni ukuri ndimo gusoma kino gisoma numvise agahinda kenshi, ukuntu abana ba Yakobo, abahungu ba Yakobo bagira ishyari murumuna we, bagatera agahinda se wababyaye. Agahinda twita ni agahinda nakwita ko ari agahinda kasaze. Bari bafite umuvukanyi umwe Rubeni, yitwa Rubeni, niwe wenyine wagiriye imbabazi Yozefu, atifuza ko bamwica. Ariko abandi uko banganaga bose, kandi ni benshi, bari benshi, ahari nk'icyenda, 8, 9, bose bamwifuriza kutabaho. Urumva ni ibintu biteye agahinda kanini. Amahirwe nyine ni uko byari no mu migambi y'Imana ko agurishwa n'abanyamahanga. Biza kurangira nyine bamugurishije, ariko murumva ko babihishe se wababyaye, ahubwo kugira ngo nyine bashakisha ikintu kibabaza se kibi cyane kweri. Ikanzu yari yaraguriye Yozefu nziza cyane y'agaciro kenshi, kandi nabyo byabateye ishari nyine. Bayinika mu maraso, hanyuma bajya kubeshya se ngo bijijisha ngo iyi kanzu, mbese ntibanagiye batumye kuri se, kugira ngo nyine se mbese ahebe ko umwana we yapfuye byarangiye. Urumva ni agahinda kasaze bateye se wabo. Abo bavukanyi ba Yozefu ni abantu bari bafite imitima, bari barinjiwemo n'umwanzi, bari bafite umwuka ubamereye nabi witwa ishyari. Mwibuke ko uwo mwuka w'ishyari ari wo mwuka watumye Gahini yica murumuna we Abeli. Murumva uwo mwuka w'ishyari ni umwuka uri destructive, ni umwuka mubi cyane wa kirimbuzi. Dusaba Imana kugira ngo iturinde umwuka w'ishyari. Dusenge, naho twaba twumva ko dufite umwuka w'ishyari, dutakambira Imana, dusaba Imana imbabazi, kandi twirukana iyo myuka y'ishyari kugira ngo itugendere kure, kuko umwuka w'ishyari ntabwo ari umwuka uzanana ibintu byiza, ntabwo ari umwuka muzima, ni umwuka wa Satani. Mbese nawita umwuka w'ubukoko. Ni umwuka w'ubukoko, uwo mwuka watumye abavukanyi bagambanira murumuna wabo, koko ari bo bari bakuru, bakagombye kumuporoteja, bakagombye kumurinda, bakagombye kumugira imbabazi no kumukunda, ariko bagaterwa ishyari n'uko Yozefu yari yimereye, n'uko Yozefu papa we yamukundaga. Ego biragoye nk'umubyeyi warabyaye abana bangahe ugakunda umwe ukamufavoriza, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Ubundi abana bose baba bakwiye kungana.
ukabanganyisha bakangana, ariko nubwo rwose nta excuse bari bafite yo kuvuga ko papa wabo yafavorizaga yakundaga Yozefu kubarusha, bikaba byatuma bamugira ishyari ryo kumwica. Iyo nta excuse ihari. Bakagombye kuyifata uko biri bakavuga ati karumuna kacu papa aragakunda, natwe reka tukabungabunga neza, reka tugafate neza ko kano niko papa wacu karamunezeza. Icyo kintu bakakibonamo ko ari cyiza. Icyo kintu ako kana kanezeza papa wabo bakagombye kugafata neza bakakabungabunga, ariko si uko byagenze. Si uko byagenze. Yozefu bamugira ishyari, bahatswe no kumwica, ni Imana yakinze akaboko, birutwa yo kuba banamugurisha agenda burundu. Murumva ni agahinda bateye se kabi, kuko se wiwe yararize ararira, baza kumuhoza kandi bagumana ibanga ntibamubwize ukuri. Uwitwa Rubeni nawe bamuhishe ukuri, kuko ibyo byose babikoze Rubeni adahari, umuvukanyi wabo wari ufite umutima wa kintu. Nyine nawe yagize agahinda ka murumuna we. Urumva, ntawe ubyara bose ngo bapfire rimwe, mbese ntawe ubyara abana ngo bose baze bari babi. Ariko murumva nyine kameme ko Rubeni n'uwundi yitwaga Yuda ko ari abantu bari bafite agatima buntu, ariko abandi bari ibikoko pe, bari barinjiwemo n'umwuka wa Satani mubi. Mwibaze ishyari amarorerwa ryakoze kuri iyi si. Ese abantu bose bishwe, bagambaniwe cyangwa bakicwa kubera ishyari, bangana bate kuri iyi si? Umuntu afashe nk'umubare agatangira kubabara, abazwi n'abatazwi, abishwe, abavuye kuri iyi si kubera icyaha cy'ishyari ni bangahe? Ni benshi cyane. Hari abaroga abandi kubera ishyari, bakaroga, kwica biri ubwoko bwinshi. Mbese ni ibintu bibabaje. Uwo mwuka w'ishyari ntabwo ugomba kuba mu mwana w'Imana, ntabwo ugomba kuba mu mwana w'Imana, ni umwuka wa Satani. Dusenga Imana kugira ngo iturinde uwo mwuka w'ishyari. Ijambo ry'Imana rivuga mu buryo bumvikana, riratubwira ati nimwishimane n'abishimye, mubabarane n'abababara. Niba mugenzi wawe yabonye ikintu cyiza, ni ukwishimana nawe, ukishimana nawe, tukanezererwa ko hari ikintu cyiza cyamushimishije. Uko niko Imana yifuza kutubaho. Niba mugenzi wawe hari ikintu cyamubabaje, ni ukubabarana nawe, nk'uko Imana yavuze ngo dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda. Icyo kintu cyababaje umugenzi wacu, ukumva ko ari nkawe, tukumva ko ari nkatwe cyatubayeho, ukishyira mu kibanza cyiwe, ugasanta ubwo bubabare, mbese tukabarana nawe. No mu buryo positive ni uko bimeze, tugomba kubigenza. Tugomba kwishimana n'abishimye, aho kugira ngo hazemo ibintu by'ishyari. Icyo kintu ntabwo Imana igikunda. Icyo kintu ni umwuka wa kirimbuzi, ni umwuka mubi cyane w'urwango. Ishyari rikubiyemo ibintu byose rega. Ishyari rikubiyemo urwango, rikubiyemo ubwicanyi, mbese
ishyari n'urukundo ni ibintu biri opoze bimeze bityo. Ntabwo umuntu yaba ufite ishyari ngo agire n'urukundo bishoboke, ntabwo bishoboka. Dusenge Imana idufashe tugire urukundo. Urukundo, dufite urukundo nyarwo rwuzuye, ntabwo uwo mwuka w'ishyari uzatwegera. Ko urukundo ni ikintu papa wacu wo mu ijuru afite. Niba hari niyo mpano Imana yifuza kuduha, urukundo. Ko urukundo rubabarira byose, urukundo ntirugira ishyari nyine. Urukundo nta nubwo rwirarira. Urukundo ruvuga ukuri. Umwana w'umuntu ashobora kwirarira, mbese umuntu ukumva ko udashaka kubwiza ukuri bagenzi bawe, ukumva ko udashaka ko bakumenya icyo uri cyo, ko mbese niba hari ukubwiye mbese umuntu akavuga ko yariye cyangwa kandi atanariye, wenda yabuze n'ibyo arya akavuga nariye, ibintu nk'ibyo. Mbese ntabwo ari byiza. Ni ukugira kwirarira ntabwo ari ikintu cyiza, ntabwo ari urukundo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ko urukundo rutirarira, kuko kuvuga ukuri ni urukundo. Iyo ubwiza umuntu ukuri ni uko ufite urukundo muri wowe, kandi ibyo ni ibintu byiza cyane pe, ni ibintu byiza. Icyo tudashaka ko abandi badukorera ntitukanagikorere n'abandi. Icyo udashaka ko abandi badukorera ntitukanagikorere n'abandi, kuko abantu turasa, umuntu ni umwe, turi bamwe. Abantu turababara, umwana w'umuntu arababara, umwana w'umuntu agira ama emotion, mbese twese turi bamwe, turi umwe. Niyo mpamvu Imana yatubwiye iti mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda mwewe ubwanyu. Niba ntashaka ko umuntu ambeshya, nanjye ntabwo ngomba kubeshya abandi, singomba kubeshya, kandi ntabikunda. Kandi akenshi nuko tumeze. Usanga hari ibintu umubare udakunda, ukavuga ni sinkunda ko abantu bankorera bino, kandi jyewe byose ugasanga mbikoreye abandi, kandi jyewe ntabikunda. Murumva ukuntu ibintu bimeze? Ni ibintu biteye isoni vraiment. Ikintu ntashaka ko abandi bankorera, nta nubwo ngomba no kugikorera abandi. Ni ibintu byumvikana. Urukundo ni ikintu, ni kado nini cyane. Urukundo ni ikintu cyiza cyane. Uretse ko bangaga na murumuna wabo bamugirira ishyari, na papa wabo ntabwo bari bamukunze, ntibari bamukunze. Yozefu yararize ararira no guhozwa biranga, byanga ko bamuhoza. Aravuga ati nzaririra umwana wanjye kugeza igihe mukurikiye, kugeza igihe mviriye kuri isi. Bateye agahinda papa wabo kadakabije, kandi nta nubwo banga no kunamubwiza ukuri. Mbese ubwo se ni urukundo? Ubwo ni urukundo rwaye kubona papa wabo yarababyaye? Mbese erega ni ibintu bikabije, ikintu cy'ishyari, ikintu cyo
nta rukundo ruba ruhari. Na murumuna wawe ntiwamukundaga, na papa wawe ntiwamukundaga, ntabwo wakunda umuntu ukifuza ko babara, ukamuteza agahinda kasaze. Bateje agahinda papa wabo kasaze. Ni ibintu bibabaje pe. Ni ibintu bibabaje mana. Papa wawe ntiyongeye kwishima ukundi. Mbese no kubona navuga ko kuri bo ni nk'igihano bamuhaye kuko atabakundaga nk'uko yakundaga Yosefu. Ni nk'igihano bamuhaye. Ariko barahemutse ku buryo bukabije, kandi si nabo sikuba ko ari bo, ni umwuka mubi wa shetani wari warabatashye. Urumva, Imana idufashe kugira ngo iyo myuka yose izirana n'urukundo natwe tugomba kwizira. Umwuka wose udahamanywa n'urukundo tugomba kuwamaganira kure, kuko ni umwuka w'ikuzimu, ntabwo ari umwuka w'Imana. Uwiteka akomeze abaganirize kuri ino jambo. Ndumva ari aho ndangirije. Dusenge kugira ngo Imana iduhe urukundo, dusenge kugira ngo bagenzi bacu hari ikintu cyiza cyababayeho tunezerwane nabo, hari ikintu cyiza turibona kuri mugenzi wacu tumwishimire, twishimire icyo kintu mugenzi wacu afite cyiza, aho kugira ngo tucyifuze hagati nanjye ndashaka iriya. No, Imana yavuze ko tutagomba kwifuza ibintu by'abandi. Ibyo nibyo byose bivamo ishyari. Mugenzi wawe ufite ikintu cyiza, unezererwe n'icyo kintu kiba afite, aho kugira ngo ucyifuze. Kwifuza ntabwo ari byiza. Uwiteka abagiriye neza aho muri, Mwuka Wera akomeze abaganirize kuri ino jambo, kugira ngo nanjye namwe twese hamwe ribashe kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Duhore tugenda twisuzumye mu buzima bwacu bwa buri munsi, twisuzume koko dufite urwo rukundo rw'Imana, twisuzume ko hari urukundo dufite, cyangwa se iryo shyari, hari ishyari ritubamo, kandi niba rinahari turyamaganire kure, dusabe imbabazi, dukiranukire Imana. Nibwo tuzabaho ubuzima bwiza bushimishije, nibwo tuzabaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro, kandi Imana izatunezererwa. Uretse ko n'abantu bazatunezererwa, n'Imana ubwayo izatunezererwa. Uwiteka abagiriye neza aho muri mwese, akomeze abarinde kandi abagirire neza. Shalom shalom. Tuzasubira Nyagasani nabimpera uruhusha. Amen.